ukushye niko ngusubije urukonyumva rero si ukoresha n'ikinyabupfura se ukanaza genza gake ngubwire icyuyu mwana ahubwo mbabari rubimbwire nanguteze yumva uyu mugore n'umusazi nushaka umurebe kusura njewe uyu mwana kuva yavuka nimba nari umuhungu wawe nimba nari iki cyawe ntago nkizi uyu muhungu ngiye anteye inda amaze kuntera inda mbwira ko azamfasha nta kintu yigeze amfashaho no mu bintu yemeye yemwe nta na kimwe yigeze yemera nanjye rero ndananiwe nafata umwana we nawe amurera aho ngejeje none ugiye gutura umusubira iwanyu umusinde jona na papa fata isabune uje ukaraba amazi garakonje ariko wacana iswe ejo yancitse none nawe no koga sinabyo birakunaniye ntabwo urakaraba reka nze nguyikarabishe tambuka ukaraba itonde ubundi no koga nabyo bisigaye birakunanira iswa azakwanga nawe no gukaraba n'urubyiro rurakwishe none sino koga birakunanira fabu urukumva cacaka siri ubwo amazi gararyana ande wasanga naswa atarakarabaga undi ntabwo nakurenganya ntabwo waba ufite ubwo amazi umuntu ungana nawe gari kumuriza akwange nta soni ngagiye ngo mu mugego kwa mukuru agize uko andeye inda aragiye arakwanze umva uyu munsi urarara kwa skope umva uraharara urukumva fa ariko abakobwa b'iki gihe ukundu yaje kumbwira ngo azamfasha umwana none umwana agize imyaka 12 nta n'ikindi yari yamfasha uyu mwana kuva mu buhinja menya atari yabona nasi unari kurira ngubu urukurira iki reba ariko sinakurenganya asanga ufite ubwenge nk'ubwaswa ngo yagiye ngo mu mujyi ese nawe nugera mu mujyi uzitwara gucora cyangwa nawe uzaba ngaswa uzaje atera abakobwa b'abandi reka nzana imyenda ngwambike uyu munsi turarara tugezeyo asoni anyangira umwana ngagiye kubaza mu mujyi ngo itware neza kandi nawe uyu munsi ningusigayo wemera ubeyo urukumva wemera ubeyo yesanga nashaka no kugura n'udukweto twa magana ngahe shimbere tugende ariko mwana wa muri barabana bawe harimo akana kansuzuguraga nagatuma nko kunzanira umunyu kabona kagiye kari kwanga ariko hari imfura yawe yo ni inyangamugayo yuzuje ibyangombwa uri kuvuga uwohe kakandi gatose niko gasuzuguraga nuko atari yakumenyera uriya mwana arubaha oya pe ntabwo ajya yubaha arubaha ni ukuri buriya namara kukumenyera neza amaze kwiyumva nuko atari yakumenyera namara kukumenyera neza ujaje uramutuma ahubwo agenda kurusha mberane ntegereze ariko rero hari ikintu nari nshaka kukubwira ubwikiye mama uzi ko wamzanye igitekerezo cyo kuzana abana bawe hano n'umugore sinakwemereye bakaza nta kibazo rwose si bamaze n'iminsi hano yego nanjye rero nabonye ntashobora kuba njyenyine nazanye umuntu nyine nanjye wo kungumanya ufite ikihe kibazo
mfite ikihe kibazo ntacyo njye ikintu cyo nagitekerezo nashaka kukugezaho. none si uwo muntu araje arakora ari gutaha cyangwa si n'umunyabira kushaje uraje gukora mu murima yarangiza agataha? uwo muntu ni bwoko ki ndi gusobanukirwa neza? Uwo muntu nyine yaje mu kigero cyo kumbera wenda umufasha. Umufasha? ntabwo ndi gusobanukirwa pe. none se umufasha hari ukuntu umuntu agira umufasha? niba wenda urugero yananiwe gukaraba akaba yamuzanira amazi, cyangwa se akaba hari ukuntu waba wananiwe akakwiyegura, ni muri ubwo buryo? ni ubuhe buryo bw'uwo mufasha wawe? Ni kumva ibintu nashatse kukubwira utari kubyumva. ntabwo ndi gusobanukirwa. Umufashe rero ubwo ni umugabo wanjye nyine. kuko mana washoboje sinangana uco urambwiye ngo nasohoje mwene makuru atanagomba ubwo uzanye umugabo nk'ibi bintu bya pasita kandi umutangiye kubivuyanga n'ibyo ndazi byamvagara ibyo hakurya utangiye kubizanamo ariko waribonye. ahubwo si uriya mugabo wanjye yaje kunkorera ibyo utashoboraga kunkorera, icyo nicyo cya mbere. ubwo si uretse kugira ubwenge buke no kutagira isoni ko babyeyi b'iki gihe ni iki naniwe kugukorera? unaniwe kunkorera? ubwo ibyo uriya mugabo wanjye yankorera wowe wabinkorera? no, nushaka ubyumve nk'ukuri ibyo bintu urabyanze. uwo mugabo mbare rimwe kabiri yarenze n'ubwo rero namubona. aka kanya uje mu bintu bya kane utangiye kubyimba. umva rero uziko nakubwiye ngo uze hano ugasiga ugurishije iwawe mu cyaro. ndagurisha? si wahagurishije? aje gupfa ntabwo wadusize muno twembi se? nimba udashaka ko uwo mugabo aguma hano nawe fata umugore n'abana bamusubireyo kabiri gatatu. ntunamvugisha amagambo abiri. mwaje gukora ubukozi bw'ibihe mugatangira mugacurerana ibintu bitambaye 12 bitaguhaye 12. ngiye ndi kukubwira ngo nimba udashaka kaba hano kuko anafite akamaro kugusumbya. ariko akaye kamara afite akaye kamara uriya mugore wasa kubuze muri uru rugo yakomeza kuba hano? nuko se waba ntiyajyamaga ntiyajyaga? icyo ukeneye ko ngikuzaniraga, icyo ushaka nkakiguha. ubwo yiranzerereze wayitoragura uri kwizana hano ngikora iki? ego inzerereze uretse ubujajwa bw'ababyeyi b'iki gihe. reba nk'ubu njyaga mu cyumba cyanjye nkararangiye nyine ugasanga ibiba muri parafa ziri kwiruka. reba nk'ejo undi kiriya kibeba cyamanutse nuko ucica kikananira. ubwo uriya mugabo waje ndiyakinyicira. none se ubwo uriya mwana nakuzaniye ugiye kuja arakuraza urakwica imbeba byamunanira? ariko urashikwezaga ubu ndi kutaje ngo uyice. ntabwo nemere kuyica ariko uriya mwana yayica. yego ye ariko n'ubundi kankubwire kumva ndabona wamfunganye umutwe cyane. uriya mugabo azajya arampfumbata. none kucecetse kutari kuvuga? Siko numvisha ibyo bintu ndabishobora, ariko ibintu ukoze uzabyicuza. Inde se uzicuza? Kanegenderera umusukanywe wo murasukana muzicuza. Genda cyangwa se wicare. Anisoni. Gusiko byombi n'umugore wacu cyo ko kijyamanaga hamwe nawe ngiye ngishaka kugira ngendera nje nyine. Anisoni kigira. Mama, kudatuje se bimeze gute? Mugabo wawe ndacu kujya ari kukugeza hose. Nabonye warashoje. Ugomba gutekereza ukabivuga mu mvugo y'abantu nyine mubona areze neza nawe urimo. Ugomba kumenya ko atari papa. Ni umugabo wahandi ntabwo nagera ku rwego kumwubaha. Kumva yuko ari ndani inyunga dufite nta n'iki zima yigeze atuzanira. Ushatse kuvuga ko wanamusuzugura? Arebye ashoboka atari uko kuba nanamusuzugura. Warinda ajya kumusuzugura n'ikisi? Ubushobozi bwanje kubera ko hano ndareka niyo. Cyana cyane. Papa naje. Kurukurota sha. Mufate umwana wanyu. Umugore si umusazira.
ye mukecuru ntabwo nasaze mufata umwana wanyu dufata umwana wacu si twewe igihe nareze birahagije mufata umwana wanyu nanigendeye kaka nakaga madagaruka hano garuka babarira ugaruke ngaruke iki ugaruke iki si nyine uyu mwana uri kuza kumujugunya hano ni mu yarara ni mu kimoteri mutaye mu gipangu cyo kwasa sobanurira neza aho uyu mwana yavuye n'ahantu uri kumuziganisha ariko urukurinda watukana gutya umanjije wabaza ikindira umwana muzaniye ubanjije ukuje niko ngusubije urukunyumva rero si ukoresha n'ikinyabupfura ukanaza genza gake ngubwire icyuyu mwana ahubwo mbabarira ubimbwire nanguteze yewe uyu mugore ni umusazi ntushaka umurebe ku sura njyewe uyu mwana kuva yavuka nimba nari umuhungu wawe nimba nari iki cyawe ntago nkizi uyu muhungu ugiye anteye inda amaze kuntera inda mbwira ko azamfasha nta kintu yigeze amfashaho no mu bintu yemeye yemwe nta na kimwe yigeze yemera nanjye rero ndananiwe nafata umwana we nawe amurera aho ngejeje none se ushatse kuvuga ko faze yabyaye umwana hanze wamubaza sizi ngo wamuricaranye umwana wagenda hateraga inda mu gasozi ngaje kurerera iyo kandi abuzukuru banjye bose bavuka bafite ubwanwa ntabwo twe tubyara inyebebe ngiye reba uyu mwana umwitegereze urebe twuzukuru twanjye turumva reka nkubwire rero singo tega amatwi ngubwire ibyo kumbwira ngo abana b'iwanyu ngo abuzukuru ngo bavukana ngo ubwanwa urukumva cyane rwose ntago abantu bose bavukanaga iki ubwanwa kandi utega amatwi ubyumva urukumva n'ibimenyetso umuhungu wawe yanditse byose ndabifite ntago ibi bintu ndi kubyumva sindi kubyumva rero gato ngo faze yabyaye hanze nyine reka nkubaze urukumva no mu rushinge ndi wabintera ngo kuba yarabyaye hanze yabyaye hanze ngibi n'ibimenyetso ndabifite si ngibi irebere faza bino bintu ndi kubona nibyo ntago ari byo ahubwo njye ikintu nshaka babara nawe ugendeshe ndagiye mufata umwana babara ugendeshe gake babara ugendeshe ngagake fazo ibi bintu ndi kubona weho nibiki mama je ikintu nakubwira ni kimwe ibi bintu ndi kubona nanje ndi mu gicuku ndago nzobona cyo n'ibyari niba uyu mugore ashaka kuzana uyu mwana we ngabo mukozi hano cyangwa se akaba ashaka kureresha ntago ndi gusobanukirwa n'ibyari ibi byo kuvuga inyandiko n'ibindi ibishiraho kuko ntabwo yari yabyemera cyo niko bakureze narabyemera ndanabyemera ku ngufu mwaje kunyitendeka aho guca kugira muze by'imbere ya mama nese fazo iyi nyandiko yavuye he ko mbona inyandiko yera gusa ni yawe byagenze bite none si niba barambati wacana we gabanya ayo magambo hano ari kwasko mwindukira umwana mwindukira umwana ahubwo ari yanjye zamuka fata sko gutya uyu ni papa wawe murekure nakagukure bamwarambatiranyije nasize muramufata byanga byakunda muramufata agenda agiye muhama n'umwana wanyu sinzagaruka kumureba mumurera aho ngejeje nuko yego umusigiye ndese none dore nyoka aragusize usigaye utumbaja usigaye uri mu mwana papa uyu nisko ngoni uyu nisko ni papa fazo ntabwo ubona umwana wawe se ntabwo ibi bintu byumvikana hari ukuntu biriya bigore by'inzererezi umuntu asoma agacupa bamara bakamufatiranya ku ngufu bakamwandikisha nubwo ndi kubona bino bintu narabyanditse ariko ntabwo ari uwanje mva rero uriya mugore nawe kugenera ahubutse uyu mwana iwabo angana uki waba arahazi ugiye gutunga usubira iwanyu musi ndajana na papa uragenda ntugenda ndajana na papa uragenda ntugenda ndajana na papa jema ko atanda abantu banyiziringaga urukunyumva Halo? Imodoka watinze kubona imodoka? Oya nyarutsa
nyarutsa buriya nanjye mba nshaka kugira ngo mbite nja mu kazi kandi nshaka no kugira ngo uhite usubirayo urebe ko wa sawa rero ngogira bwangu sawa welcome Raho se Yego. kuri Neza. Dani Karame. amakuru y'iminsi Ni meza. ni ukuri nari ngukumbuye pe Nanje. Denise rero buriya urabona igihe cyose nari maze ndi kumva ko kubongera kurangiza ukundi kwezi ndarakubona ndaba nezerewe rero niyo mpamvu nahise mbata umwanzuro ngavuga ngo reka ngo hamagare uze hamwe nanjye hanyuma numva uko umuryango wanjye umerewe numva uko umeze numva uko mama amerewe mama sarakomeye arakomeye nta kibazo ubu ngubu mumeze neza nta kibazo nizere ko umufata neza sibyo reka nizere ko petit frere agutuma ukagenda kuko aho ndari petit frere aba ahari sibyo niwe mugabo wawe mwasigaranye igenda hari yego ntabwo agomba kurengerera ariko nanone twinjiye mu muryango neza ibyo nagutuma ukagenda nawe yabigutuma ukagira ute ukagenda sikomeze rero ndashaka kugira ngo wishime kuko wambonye gaho seka seka we ariko uje ugerageza useke sibyo guseka bituma umuntu byongera iminsi yo kubaho niyo mbese nshaka kugira ngo mbese nawe uri kubyumva sibyo rero nusubira mu rugo unzukirize mama unzukirize petit frere ubabwire ko ibintu bimeze neza ko nanjye ndi hafi kuza mu rugo hanyuma uko nabasezeranyije ko ngomba kubafata neza mama nga hari nuza ndi buze kuguhereza impano uri buze kumuhereza nawe hari iyo ngiye kuguhereza mu kanya ukamanura mu rugo ese ubundi ko twaganiye tugatinda muri byinshi unywa gake fanda y'umutuku none nda nubwo uzi no kuyivuga yitwa ngo iki oranje bayita fanda oranje ujira ariko uje urasobanuka nayo ukavuga kera usobanutse nibagiwe wari wibagiwe ngaho rero ngiye kureba n'uburyo ko muri zino minsi bari batuhenze nanze kukoherereza amafaranga ukiri mu rugo hari igihe byatuma utanaza ukavuga ati iki n'ibiki nari ngumbuye kukubona kuyakoherereza akaba zakugeraho utageze hano byari byashoboka ariko noneho uyu munsi nibwo ngiye kohereza kandi ebe nuko nakugura agafanta sibyo man ndangiye kurota pasiteri kanuma kandi yarapfuye bitsindwe mu izina rya Yesu Denise inzozi ubonye ni iz'ukuri kandi ziri hafi gusohora ndabona amarira yawe n'ububabare bwawe ariko humura kuko ntiwibagiwe Imana ntiyibagirwa abari mu bwiru bw'iminsi myiza iri imbere nubwo uyu munsi umeze nk'umwijima iyo imitima y'abantu itakaje ibyiringiro niho ijuru ribohora marayika ndi hano kuko Imana yabonye ko ugeze ku mbunguro y'umubabaro ndaguhumuriza kuko amarira yawe azavamo imvura izatuma ubuzima bwawe busagamba ntiwemere ko ubugome bw'abantu buhindura wowe komeza kwihangana komeza gukunda kuko buri kababaro kose gafite iherezo
urakoze mwana. Reba nk'ubu ngubu inka za pasita kanuma zose zo yari afite igikuyu hafi cyuzuye. Warambwiye ngo base tugiye mu mishinga tugacuruza twakunguka, ndakwemerera inka ukajya uraja gucuruza mu isoko ry'inka ukagurisha, none ndebera kugira wunguke uri guhomba. Reba inka za pasita kanuma zose zirashize, igikuyu reba urakigereje, none si ubwo ukumva gucyo ryaba ricuruza. madamu wanje rero nta muntu wizaniraga ibihombo. Iyo umuntu agiye gucuruza habamo kunguka no guhomba. Ahubwo hari ikindi gitekerezo nayo nagize ngo nkubwire madamu. Kimbwire ngo uteze yombi. Nayo ndi kugira ya nzu yo hepfo tuyigurishe nkomeze ncuruze. Tuyigurishe? Nkomeze ncuruze turebe ko twakunguka, imitungo pasita kanuma yasize tukongeraho n'ibindi byinshi. Wa mugabo we kuri kubona ibintu byo kugurisha biri kugenda birashira tutazi no kuntu biri gushira. Uri kubona iyi mitungo yose nituyigurisha tutazapfa dusabirije. Oya pe, aya masambu yose pasita kanuma yasize aciye ibintu byinshi pe. N'ubuvivi buzajyaho no twagurisha ngo tubimare. Amasambu koko reba nk'amafaranga yose twari dufite, ubwo wakekaga ko yashira. None reba aka kanya nta n'ugwambaza n'igiceri cy'ijana ngo nkikwereke. None se ubwo urukumva ngiye nabigenza gute? Ariko rero uri kubona bari abuzukuru bawe nabo aho baziye wabajanye mu bigo bihenze, kandi ubona ko babyuka bajya imigati bakajya imineke n'amafiriti, mbona muri kubyuka mwabateguriye, nabo bari mu baduhombye. Batewe ijya si sabuzukuru banje, ariko nawe jura reba ninde utari kuduhunze kurushaho. Komada kuko ubona ntaraje nkenewe. Wari ukenewe pe, ariko oya. Madamu rero nta mpamvu yo kugira ngo urakare, kuko nanjye natekereje ndareba nsanga ibihombo byose nahuye nabyo ngomba kugira ute kubikuramo. Reka tugurishe yiriya nzu ibihombo byose bite mbikuramo. Okay, sawa ntari bari ko ndamaga nabibwiraho n'umuhungu wanje. Kusi madamu, ibintu byose dukora turamwakura. Ese kutamubona hano ko kirigwiyo akanaza yasinze hano, ubwo uri kumva akenewe? Niwe mugabo se? Hari umugabo ariko n'umuhungu wanje. Nje ndi kubona rero nta mpamvu yo kugira umubwire, ahubwo twayigurisha ibyo bihombo nkabikuramo. Sawa ntari bigenda uyigurisha. Ese ubu niko nkwemereye nguje kuyigurisha hajya niye? Ya indi yo hepfo ku muhanda. Iriya niyo kuvuga tugurisha? Ko nyine nta kundi byagenda. Arega ndanagukundaga, ahubwo sha tugire turebe ukuntu twabyarana akana natwe dukore tunafite nanjye nkore nshiremo n'umurava nzi icyo ndi gukorera sha. Kakanye gomana yanjye nyakubyara se umukecuru nkana nanjye ntangire guheka abana. Hano se ubona gatari mu mugi twanashaka n'umukozi akaja aramuguhekera. None umukozi ntuzamuha ibere se? Oya ujaje uramuha ibere nyine.
Bitashaye mwana kuri mu muhanda zino saha habaye iki? Papa yandaye. Mungu iki? Papa yandaye. Siku yagutaye? Nasi yaje kugutaha? None byagenze ute? Mama yanjye hamwe na papa, mama urigenda yakoze papa nawe. Haguruka umbwire, haguruka. Ngo byagenze ute? Papa yandaye. Nasi yagutaye gute? Iyo nyoka aza kugutoragura? Papa yabyaranye na mama, rero yazanye hamwe na papa, nuko rero papa nawe ahitana. Ariko uvuga utari kurira ndago ndi kubyumva neza. None sindakubwira iwanyu? Oya, Nda mama wawubwira? ndamufite ariko yarandaye. Papa yabyaranye na mama, mama ari abajya iwabo. Nusi buriya ibisobanure neza mbyumve. Papa wawe none yagutaye gute? Byari byagenze ute kugira ngo agute? Papa yabyaranye na mama, mama rero yari abajya iwabo. Nuko rero papa ajya kuzana undi mugore. Arangije nuko rero mama abona atakomeza kundera jyenyine, papa nawe adaha. Nuko rero afata umwanzuro tujya aho papa abaga. Nuko rero papa mama nzigayo, nuko rero papa nawe ahitana. None se yaje kuguta hano? Oya, None se iyo ugumayo ukaguma hamwe na papa wawe ukanga kuhava? yahise anyirukanga. Yego. None se buriya nyoko akimara kugusiga kwa papa wawe yahise aja? Yahise asohoka arigendera, yasohotse igipangu aragenda. Buriya ndaguze iyo yagiye. Ngiye kukujana rero ndebe ko nagufasha. None se ubundi witwa nde? Fabrice. Tugende.